Shalom, ndakuramutsa mu izina ry'uwera, Imana nyir'ibihe, Imana ishobora byose. Uyu ni umunsi wa 214 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Byuka, haguruka, utere intambwe nsha, kuko umwami wawe aracyari wa wundi ushobora byose. Uhumura, ijoro wari urimo ndarihindura, kandi umwijima wari urimo mwuzanyemo umucyo. Igitabo cya Yobu igice cya 17 umurongo wa 12. Ijoro barihinduye amanywa, n'umucyo usatiriye umwijima. Reka nkwibutse ibyo waba uri gucamo byose, amarira uri kurira, umubabaro uri gucamo, agahinda kuzuye mu mutima wawe. Ndagira ngo nkwibutse ngo uwera ushobora byose aracyakiza, aracyashoboye kuruhura no kubohora abarushye n'abaremerewe. Imitwaro yawe arongeye, arakwibutse, ateze amaboko ngo ayikuruhure. Iryo joro aje kurigira amanywa, uwo mwijima aje kuwuzanamo umucyo, ako gahinda aje kugasimbuza ibitwenge, uwo mubabaro aje kuwusimbuza umunezero. Iby'ishavu birarangiye, nawe uri mu bagomba kwishima, uri mu bagomba gutera intambwe nshya. Vayo, va mu marira, va mu gahinda, va mu guheranwa n'umubabaro, winjire mu neza ya Yesu Kristo, utere intambwe nshya, kuko ari we Mana yawe kandi yikuremeye. Turagushimye Mana nyir'imbaraga, urakoze kubw'uyu munsi, urakoze kubw'uku gusimbura kubayeho. Umubabaro usimbuza ibyishimo, iri joro rirangire mu buzima bw'umwana wawe, yakira amanywa n'umucyo. Amen.